aya basi twirebera episode ya gatatu nagutinda bimeze bite ni ku gasobanufilms.com kwibutsa ko zino filime ariho zisanga honyine nta handi wazisanga wishyuye birindwi byonyine ku kwezi barakwereka hari kera badusubije inyuma gato kubera iki ndano ku munsi wanjye wa mbere w'ikiruhuko kubera ko uje guherekeza sheri wawe asoje akazi ubu akazi mfite no kujya nza guherekeza sheri wanjye asoje akazi ku ishuri yego ugomba kundinda ariko yego ndakurinda siyo mpamvu se turi kumwe ariko nsigaye nkurinda ngakabya tujye kwa nyogokuru wawe barakwereka uyu mugore we yari umwarimu inspector ni inspector mu myaka yo hambere abana b'imitsi bateye ubwoba bamaze niba bateye ubwoba abantu bakuru baramutse batinya abana bato isi yaba igiye kurimbuka barakwereka umugore we ari mwarimu yanga abanyeshuri bigize nabi umugore wa inspector umva ariko nkubaza biriya byana ninjya guhangana nabyo urandinda yego madanda kurinda genda ubateshe umutwe uko ushaka umugabo yari umusirikare umugore ari umwarimu inspector burya yahoze afite umugore w'umwarimu ndetse utaremeraga abana ko bigira nabi muzimya amatabi yanyu vuba muzimya amatabi mumubwira amashuri yanyu n'amazina yanyu aho mwiga 선생님은 용기 있는 교사였습니다. Choi Ga-yoon이 yari umwarimu mwiza 수시로 학교 동급생들의 금품갈취와 폭력을 일삼는 ahura n'umunyeshuri utesha umutwe umunyagitugu hohotera abandi banyeshuri yigana nabo 동급생뿐 아니라 교사들에게도 두려움이 uwitwa Choru yateshaga umutwe abana bigana akanatinywa n'abarimu 저질러선 안 될 끔찍한 일을 벌이고 말았습니다. ibintu yakoze ntabwo yakabaye yabikoreye umwarimu we kumbe hari umunyeshuri wari warigize nabi yigize gutya ajomba icyuma umugore wandi umugore wa inspector wa mugabo twabonye uri kugenda asubiza abanyeshuri ku murongo hirya no hino mu bigo umugore we yari umwarimu burya yaje kwicwa n'umunyeshuri 마지막으로 할 얘기가 있습니까? ushinjwa ari cyo ushaka kurenzaho dore nguyu uregwa jugunya icyuma burya umugore wa inspector yishwe n'umunyeshuri 최가현 선생님을 사랑했어. narindi mu rukundo na madamu Choi namukundaga ikinyeshuri kiyiciye madamu none ngo cyanamukundaga umugabo yarababaye ni inspector yari ari mu rukiko uwo munsi 판부는 피의자가 미성년자인 점 그리고 피의자의 urishinjwa kubera yagiye agira ibibazo mu muryango yakuriyemo 장기 4년형을 선고합니다. akatiwe imyaka 2 ishobora kugera kuri 4 ariko itarenga umugabo yarababaye ikinyeshuri kuko ngo ari gitonya bagikatiye imyaka 2 ngo cisha umugore we ibibazo umuntu kuza akica umugore wawe urukiko rukamukatira imyaka 2 ngo nuko uwo muntu ari umwana arigaye ga segonderi uriya nta mwana ubu murimo umugabo yazanye imodoka mugonge yihanire ni inspector icyo gihe wahise amwitambika hari icyamukubise agiye kugonga umwana ni ibyabaye inspector burya umugore we yishwe n'umunyeshuri niyo mpamvu n'umugabo yifuza gushyira abana ku murongo bari ku murongo umugore yaramubwiye ati washa aramukurura minisitiri w'uburezi icyo gihe yari ahari ntabwo ndi butinde reka mwice yashatse kwica icyana cyari kishe umugore niwe yashatse kukica yahagaritswe n'uyu mugabo twabonye usigaye ari minisitiri w'uburezi wa Minedik kumwica ntabwo byagarura umwana amakosa saa yawe ubu nta kwicuza ufite nta nubwo ugomba kwicuza ushaka inzira nyayo kandi apana inzira yoroshye uwapfuye Ga-yoon yajyaga avuga ngo isi aho abantu bakuru batinya abana iyo si yaba igiye kurangira siko umugore wawe yavugaga dushaka iyo nzira aho abantu bakuru batazongera gutinya abanyeshuri cyasa abana 내가 교육부 장관이 될 거야. vuba bidatinze leta igiye kungirira icyizere bangire minisitiri w'uburezi 그래서 교권 보호국을 만들 거야. nzashinga icyitwa ERPB nimara kuba minisitiri w'uburezi iyo ERPB 가윤을 위해 내가 택한 방법이다. niyo nzira nahisemo yo guhesha icyubahiro Ga-yoon wapfuye uriya mugore wari wapfuye nyagasani mu rwego rwo kumwubahisha ni ikigo bashinze kugira ngo bashyire abana ku murongo batazongera kwigira nabi ku barimu aho abana bashobora kuba bagira gutyo bakica abarimu bakatuka abarimu bagatinya abana ibyo bintu ngo isi bigiye kurangira buriya umwana atinywe n'umuntu mukuru
icyo kintu bicaye baremeza. We n'uyu mugabo minisitiri w'uburezi yaramubwiye ati nimba minisitiri w'uburezi nzashinga RPB mu rwego rwo kugira ngo abana tubashyire ku murongo n'ibigo bigamo mu rwego rwo guhesha agaciro umugore wawe wishwe n'umunyeshuri. Niyo mpamvu bashinze RPB. Dore umunsi wa none RPB yarashinzwe bakise gute? Teach you a lesson. Bimeze bite? Haja kuri no. Iyo. 안녕하십니까. Rebe yaje mu kazi. Dore minisitiri w'uburezi. Kwinjira no muhiriza ibyo asinya bamuhiriza amazi. Uyu ni minisitiri. Birukanka asinya n'ahana agakote bakamumanikira. 다음 학교들. ishuri dukurikizaho ni irihe? 선생님이 여학생을 성추행한 사건입니다. 사건 이후에 선생님은 ishuri tugiye kujyamo ni ishuri aho bivugwa ko harimo umugabo wahohoteye umunyeshuri. Umugabo w'umwarimu ngo yahohoteye umunyeshuri. Babagabo ujyumva ngo bahohotera abana. Uwo mugabo amaze gufata ku ngufu umunyeshuri yigishaga yahise yica. 연락 잠깐 하냐? Gusa ikirego ntabwo cyarangiye. 증언만 있었습니다. Bagendeye ku magambo bahawe n'umunyeshuri. Umunyeshuri yaravuze ngo umwarimu yamfashe ku ngufu bihita bituma umwarimu yiyahura. Urukiko ruhita ruvuga ngo ubwo nibyo batabanje no gukora iperereza. Niko bigenda. Umunyeshuri apfa kuvayo akavuga ngo uriya mugabo yamfashe ku ngufu. Tayari ibyo biba birangiye, nta perereza rihambaye rindi rikomeye rikorwa. 준비됐지? 네. abaturage babona gute? SNS로 퍼졌습니다. 인플루언서들이 태그를 하기 시작하면서 이게 급속도로 막 일파만. ubundi uburyo byagenze, umwana w'umukobwa yagiye ku mbuga nkoranyambaga aravuga ngo yafashwe ku ngufu n'umwarimu we. Aba influencer bose n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga batangira kuvuga ngo hari ikigabo cyigisha ngo cyafashe umwana ku ngufu cyigishaga. Batangira gusebya uwo mugabo bavuga ngo yafashe ku ngufu umunyeshuri yigishaga. Bihita bituma umugabo yiyahura. SNS 태그 하나가 bivuze ngo umwinfluencer umwe ku mbuga nkoranyambaga ashobora kuvuga ijambo bikahita bituma abaturage bose bagendera kuri icyo kintu yavuze. Mbega abantu bose nimba umuntu aje ku mbuga nkoranyambaga akavuga ngo ni urugero Jean Marie Mikorojeni yafashe umunyeshuri ku ngufu yigishaga, umwinfluencer ngo umwe apfa kuba bifuze ngo n'abandi babigenderaho n'abaturage bose bakavuga ngo ubwo umwarimu afata ku ngufu, nta perereza ryakozwe, nta kindi cyakurikishwa. 인터넷 기사 댓글처럼 nuko bigenda kuri internet. 그래도 소용없다는 거잖아. 그 정도는 나도 알아. ibyo ndabyumva. 또 좌표 찍기. 그래서 2차 영상도 제작되면서 학교로 항의가 많이 들어갔던 것 같습니다. 요즘 그 선생님들도 가장 두려워하는 게 ubu abarimu muri iyi minsi basigaye batinya ibintu umunyeshuri ashobora kubavugaho ku mbuga nkoranyambaga. yego 했습니다. ngira ngo ujye ubona nk'ibyana by'abanyeshuri byigishije kuri Twitter ngo hano ngo mu kigo cyacu ngo bimeze uku, bishaka gukanga abarimu n'abayobozi b'ibigo ngo baradukubita ngo bagira gutya. Kari akaba ari akantu k'iterabwoba abana baba barize nyine bashaka gukanga umwana, bakwiye kunyuzwaho inkoni. Reba hano 팔로워가 60만이나 됩니다. uyu munyeshuri bivugwa ko ngo yafashwe ku ngufu ni umunyeshuri usanzwe followingwa n'abantu bagera ku 600,000. Ni umusitari ku mbuga nkoranyambaga. 한일이 SNS를 ni umwana wiga muri segonderi ufite abafollowers benshi bagera ku 600,000. uwo mwana aragiye aravuga ngo umwarimu yamfashe ku ngufu, umwarimu ahita yiyahura. 보는 사람 60만 명이나. uyu mwana abantu 600,000 baramureba. Rebe 여러분 하이 예리예요. bimeze bite banyita Yeri? ni umwana w'umunyeshuri ngo wafashwe ku ngufu. 너무 이쁘죠? ishuri ryanjye rata murabona atari ryiza. ni umwana w'umwinfluencer. 학교를 보면 더 이쁜 거예요. kuri iri shuri harasa neza. 너무너무 좋고. iri shuri iyo ndijomba ndi muri mudu nziza. namwe niko mumeze. ni umwana uba uri live kuri za TikTok n'ibiki. 제 베프 소영이에요. 안녕하세요. uyu ni inshuti yanjye magara. 수영이도 umwana yiga rwose, ni umusitari aba ari live kuri za TikTok. 수영으로 검색하시면 돼요. umva nanjye banyita Suyungu mu following. 그쵸. 수영이 진짜 이쁘죠. Suyungu murabona atari mwiza? 넥스트 보이즈 urebe 아니야? umwana hano ku ishuri. 했는데? we umuhanzi aramfollowinze murebe. 우선 보고 있으면 댓글 좀 달아요. nimba uri kureba kino ino live yacu 했거든? umva ishuri ryatangiye mwarimu avayo. 휴대폰 하면 어떡한다. sinakubwiye ko nta gukoresha telefone no kujya mu live 우리 turi mu ishuri. 해야 돼요. 공부. umva abafana ba Yeri mwihangana agiye kwiga, mwarimu akupa live twige nubwo uri umusitari tubanze twiga. 말이에요. umva Yeri yari ari gukora live streaming. gute wamukura kuri live? 4시간. iri shuri ni iryanjye ndi mwarimu. 이거 집어넣고. ayo bwana buriyemera bw'ubusitari. njye nari ndi live ndi umusitari. gute unyambura telefone? banza wige uni mwarimu. 수학책 펴고. kubura umusitari ibyo mwarimu ntabwo bimureba. mwarimu arakumenyereye. 12페이지. akana k'agakobwa kano ngo niko kafashwe ku ngufu. kana karabaye mwarimu agakwiye live kandi ari agahitinze.
bari bari kugaha utuntu ngo tw'utugift. 다 보셨어요? 예리의 센스타요? 아니요, 왜요? yaje reba ibintu wakoreye umwana. 분위기가 uyu mugore bamweretse video. 이거 소영이가 머리에 껌 붙었다고. uyu mugore w'umwarimu bamuzaniye video bamubwira ati uriya munyeshuri bita Yeri dore video yashyize hanze uri kumukata imisatsi uri kumutema imisatsi. uyu aravuga ati ntabwo namutemye imisatsi. aturiya mwana w'umunyeshuri yaje kare kumbwira ngo nimukure shikarete mu mutwe yari yamufashe mu misatsi, mfata imakasi rwose mukura shikarete yari yamufashe mu misatsi, ntabwo nigeze mutema imisatsi. 잘라준 거예요. niwe wabinsabye. 분위기나게 편집한 iyi video rero bayeditinze babigaragaza nkaho uri umwarimu mubi ufata imikasi ukogosha abanyeshuri imisatsi, bano banyeshuri kumva ubugome bwabo. 대학 동기들이랑 술을 마셨는데 남자 헌팅하는 것처럼 찍어서 올리고 신상 공개돼서 휴직해 내고 난리도 아니었잖아요. umva uriya mwana w'umukobwa ari n'ukuntu asangira n'abantu, yamara gusangira nabo basekaga akagenda akabyeditinga akabigaragaza nk'abo bantu bari bari kumuhohotera. 앙심 품고 그랬을걸요? 그거 wabona ari uko wamwambuye telefone yari live akaba ari kwihorera. 우리한테 얘기할게요. umva uriya mwana ndaza kumukuvugishiriza 제가 얘기하는 게 낫죠. cyane ko ari njyewe umwigisha kuri diswari, ndaza kumukuvugishiriza. 선생님은 오해라고 하시더라? 전 그냥 보이는 대로 찍어 올린 건데. njye video narayafashe nyaproding uko yari imeze. 그래서 다시 올려놓자. umva iyi video ngero ya proding irimo amajwi yayo ya nyayo uri gusaba umwarimu ko gukuriramo shikarete mu musatsi, apana kumusebya nk'ari umwarimu utema imisatsi y'abana. 오해가 풀리지? biraza gutuma uriya mwarimu abantu batamubona nabi. 소리를 없앴다. urakeka se njye iriya video nakuyemo audio ya nyayo ibigaragaza amajwi nyine ibyo baganiraga? 우연히 본 게 있어서 그래? hari ikintu nabonye kare 소리 없애고. kumva uyu mwarimu yari yababonye. uyu mwana ubwo editingaga video bakayikata bari kumukura shikarete mu musatsi, uyu mwarimu yababonye. umva inyuma dushyiremo imiziki kugira bigaragare ko rwose bari bari kumuhotera. uriya mwarimu yari ari kunkata imisatsi amuhotera tumwangisha abantu. 왜 그렇게 선생님들한테 부정적인지 모르겠다. kuki abarimu bawe bafata nabi wa mwana we? 였잖아. kera ntabwo ari uko wari umeze, ntabwo wasebyaga abarimu. 등보 봤어. 공부도 잘했고. ufite amanota meza wagiye utangirira, 네. wari ubanye n'abarimu bawe neza, wahindutse ute? kana karamuseka, nta gasitari kiga muri segonderi. 고민해 볼게요. ndabitekerezaho iby'iyo video nimba nayikuraho. ni umwana yitavuna akana k'agakobwa kiga mu kigo cy'abakobwa, handi abakobwa baba biga bonyine muri bya bigo. umwana yaje hano yarakaye, njye mwarimu aranyambura. umwana avuye kuhatwa ibibazo n'umwarimu ese yiyambura imyenda afungura n'ibipesu. ni umwarimu w'umugabo urusha kumubwira ati wa mwana we kuki postinga amavideo y'abandi barimu, genda uyasibe abarimu mujye mubana neza. umwana yavuye guhura n'uwo mugabo ahita yikuramo imyenda n'ibipesu arabifungura. mbagira ngo hano murebe filime. arangije itaza live. uyu mwana ni umustar, ari na verifiye ku mbuga ze nkoranyambaga, aza gutangira kuvuga umwarimu unyigisha kuri diswari ku ishuri yamuhoteye yamfashe ku ngufu. umwana ararira. none umwana w'umustar nk'uyu nguyu ubona akurikirwa, umwana yaje kurira. ubu se koko nkora iki? umwarimu unyigisha mfashe ku ngufu. umwarimu yarumiwe kuba yagiye guca umwana akamubwira ati wa mwana we ibyo ukora si byo, si ukabeshyira abarimu. umwana yahise abeshyira, ahubwo uwo mwarimu avuga ko uwo mwarimu yamufashe ku ngufu. nyagasani umugabo yarikanze agiye kubona abantu bari kumutuka. uwo mwarimu ni inyamaswa, uwo mwarimu hohotera umwana, icyo kinyendaro bakice, iyo nyamaswa ikwiye gupfa, bamwirukane bamufunge, ribi bijyemo. iyo muri Koreya nyagasani imbuga nkoranyambaga amatelefone arasona, umwarimu ufata ku ngufu umwana w'umukobwa apfa kuba ahagurutse gusa. niyo mwarahuye rimwe cyane nta hantu mwahuriye, akajya ku karubanda akavuga ngo uyu muntu yamfashe ku ngufu, ibindi byose ubisobanura urimo ndetse ukazanatindamo. na nyuma y'imyaka 5 baraza bagasanga ukirimo, bakazanasanga urarengana, kandi uwo mwana w'umukobwa ntagire icyaba, ntagire icyo abazwa. urebe nyagasani telefone zarasonnye. none se uwo mwarimu ufata ku ngufu yigisha mu kigo cyanyu? niwe mwarimu wigisha kuri diswari Yeri? hari uwaje wenda umwe influencer nanjye wa mugabo ufata ku ngufu muguyeho. dore nguyu baba influencer nabo bahubagurika, bamwe babungana udutelefone ahantu hose babonye inkuru ngo dore wa mwarimu ufata ku ngufu. ntabwo urukiko rurabyemeza, nta perereza ryakozwe, babandi gusa nyine bo ku mbuga nkoranyambaga ngo dore wa mwarimu ufata ku ngufu, uyu niwe wafashe ku ngufu wa mwe influencer wacu Haneri. nyagasani umugabo yatangiye guseba. nanjye barashaka kumfata ku ngufu, muhamagare polisi ndi live bamubone. nyagasani madamu atangira kumuhamagara, hari madamu atangira guhamagara kubaza ati sheri wafashe ku ngufu umwana? nyagasani urengana. 무슨 얘기야? umugore yaramwandikiye ati mugabo wa nibiki biri kukuvugwaho? ese koko ni ukuri? itaba telefone hani. umugore ntabwo ari kubyumva. umugabo yarebye ifoto ye n'umugore we
n'abana ibaze kuba ufite n'abana b'abakobwa bakabyuka babona ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose bivuga ngo wafashe ku ngufu. 모르는 사람들이 자꾸 찾아와. umva sheri abantu ntazi bari kuza mu rugo batera amabuye babaza ngo uri hehe. abantu ku mbuga nkoranyambaga bari kwandika ngo abakobwa b'uwo mugabo wafashe ku ngufu nabo bazafatwe ku ngufu yumva uko bimera be babafashe ku ngufu. Nyagasani abo ku mbuga nkoranyambaga nabo barahubagurika buri umwe ahita aza akabivuga uko atekereza nta perereza ryakozwe. Nyagasani umva ibyana by'uwo mugabo namenya ahantu byiga ufata ku ngufu abo bana be natwe tuzabafate ku ngufu. Nyagasani ibyo ari kubona ku mbuga nkoranyambaga umugabo byaramurenze. Umwana w'umukobwa apfa kuba avuyeyo gusa akavuga ngo uriya mugabo yampohoteye. Ibyo biba bibaye. Dore imodoka y'umugabo ukuntu bayigize bayanditseho bayiteye ibirange bari kumutuka n'ibitutsi byanditse ku modoka ye. Umugabo aho gutaha yaraje arara mu modoka mu kigo yabuzataha arara mu modoka y'ikigo. Wataha hehe? Turi mu gitondo cya kare umugabo yahise yiyahura. Umugabo yariyahuye. Barakwereka be influencer no kukiri baje gushinyagura. Wa mugabo afataga ku ngufu yaje kwiyahura kuko byamenyekanye. Hana makuru turabagezaho 5 kuri 5 babe influencer. Patorore. Nyagasani dore ku kiriyo cy'umugabo. Umugabo yariyahuye. Wa mwarimu agira mu ubwo bintu wa mwarimu bundi byatangiye. Ibintu mwarimu watsa telefone umwana bituma umwarimu w'umugabo ajya kumuvuganira. Umwarimu yaje hano. Dore umwana wabiteye n'uyu. Yeri. 너 wowe 지금이라도 영상 새로 올려. postinga video nshyashya ivuguruza uriya mugabo uvuga ko ari umuntu mwiza. Mr. Ko ntago yagufata ku ngufu. 롤레란 건가요? Urashaka kuvuga se ko ndi umuntu 수행당했다고 거짓말. ubeshya ushobora kubeshya ko nafashwe ku ngufu nafashwe ku ngufu kugira ngo mbabaze mwarimu? Niko ushaka kuvuga umugore nkanjye mugenzi wa uriya mwarimu Mr. Ko mwana aranarira 만지시고 yarangorakoye. Nyagasani afata amaboko ye ayashyira akora ku majipo. 다 없었던 것처럼 하라는. none nagombaga guceceka simvuga ukuri ko nahohotewe nico muri kutugiramo inama tujye duhohoterwa duceceke. Aranarira ariya marira yabo bo muri kore kumbe yararira yivu uyarebye abona yararira yivu. Ibaze nk'umwarimu umwana agufashe video ari kurira arira yivu ari kuvuga ngo mwari ngo sibajye baduhohotera duceceke niyo nta muri kutugira. Hariya nawe nka mwarimu abantu baba kubonye abana barafatwa ku ngufu kababwira ngo bajye baceceka umwana ari no kurira. 못할 것 같아요. umunsi ndaza gukomeza streaming. Nyagasani yarumiwe. sinzi ko nabasha gukomeza imbaraga ziri gucika. 그것만으로도 지금 학교가 많이 곤란하거든. ibyabaye kuri uriya mugabo byashyize ishuri ryacu mu bibazo. 정리 좀 안 되겠니? ariko ikibazo ufitanye na mwarimu Jungu gikemure. 만 도와주면 dufashe ishuri ryacu rikomeze kuvugwa nabi. 지원해줄게. iri shuri tuzajya tuguha ubufasha bwose ukeneye. Barabizi abayobozi rigaba baza abanyeshuri babo. Abayobozi baje kubwira umwana ati ishuri ryacu kubera ukomeje gukora amarayivu uvuga ngo umwarimu yaraguhohoteye nubwo yapfuye ati ibyo ngibyo ntago ari sawa. Dufashe ikibazo ufitanye n'uriya mwarimu wa mwarimu w'umugore uriya nyine waje kumubwira ati ibyo bintu byo kubeshya bireke aturiya mubabarire kuko uyu mwana nawe ashobora kumugezayo. Uyu mwana ni umwana mubi. Barambwira turiya mwarimu kazi we mubabarire ikigo kizajya kiguha ubufasha bwose ukeneye ujye ukora ibyo ushaka mu kigo. Bameze nk'aho ikigo bagishyize mu biganza by'umwana. 한번 정리해. sinzi ko bishoboka ariko uriya mugore wenda aza kugerageza amufashe. Noneho 더 부탁 하나만. nanjye ngira agafaveri mbasaba se kugira ngo uriya mwarimu kazi nawe ntamugezayo. Agafaveri yasabye nakahe? Umwana ari faveri yasabye wa mugore yaje hano mu ishuri afite ubwoba. Abarimu batangiye gutinya. umwana w'umunyeshuri wigisha ashobora kugushyirishamo akakugeza ahantu udatekereza. 선생님을 대신해 3학년 4반 담임 맡은 guhera uyu munsi ngiye kujya bari njye ubigisha kuri Odiswari. yaje hano barikanga. 출석 부를게요. reka mpamagara amazina y'abari hano. 강단. se guhamagara amazina y'abanyeshuri umugore nawe afite ubwoba. abanyeshuri babangamira mugenzi wawe kugeza ubwo yishe nawe bakwicisha. 뭐야? 쌤 진짜 무섭다. 쌤 문학이랑. batangiye kuganira muri groupe we yahisemo kukwigisha kuri Odiswari se kugira ngo ajye gutesha umutwe. 우리 반 망. ishuri ryacu birangiriyeho. 다 용기였네. urebe 개봐. 반 바꾸면 안 되나?
왜 하필 duhindure ishuri buse niwe ugiye kujya utwigisha amasaha yose urebe 박수지. ibi ni ibyabaye 박지혜. umwana ari hano ni umwinfluencer umwana yanditse message ariwe yandikiye 쌤 덕분에 wakoze 50만 찍었어요. kubera weho abamfollowing abuzuje 500,000 uriya mwana nikakora yabwiye n'umugore ati wakoze kubera weho abamfollowing biyongereye umwana kuva yabeshyira umwarimu w'umugabo ngo bamfashe ku ngufu bamote nubwo umwarimu yapfuye isi yahura ariko abafollowing n'umwana babaye benshi si yagiye ku mbuga sagatwika akavuga ko yahohotewe abamufollowing bahita baba benshi uyu mwana yandikiye umugore ati wakoze abamfollowing biyongereye ngisheje ku 500,000 bari abantu benshi bagufollowing njyewe bari mu mamiliyoni mu gihe ubwo mu mbamamarize dore ibiciro narabigabanyije 보시다시피 되게 유명한 인플루언서 uriya mwana nk'uko mubibona rero ni umwinfluencer uzwi cyane 끌어지지 않을 ese ibi nitubijyamo twe ntabwo biri buze kuduteza ibibazo ku mbuga nkoranyambaga ntugire ikibazo 장관님께서 다치기로 하셨으니까. minisitiri w'uburezi yiteguye kwirengera ingaruka z'ibintu byose 자식. 해야지. oya tubikore 600만 원도 해야지. uriya mwana y'abafollowing na miliyoni 6 y'abafollowing ari 600,000 tugomba kumugezayo Deputy Bong itegure 역할은 뭔가요? 뭘 물어봐. akazi ndi bukore ni akahe 당연히 여고생으로 잘. ugiye kugenda nka maneke ne kuriya mukobwa 진짜 koko si bagiye kujya kuneka uriya mukobwa bahise bamwohereza yambaye imyenda y'abakobwa kandi ari umugabo ni bongo 뭘 그렇게 진지하게 상상을 해? we baramuseka 제가 여장을 하는 겁니다. mbese mugiye kunyambika nk'umukobwa njye kwiga mu kigo cy'abakobwa 왜 해? ibyo wibitekereza 공사무고는 후방 지원하고 나 감독은 바로 현장 퇴배. 아 이번엔 제가 직접 안 합니다. woraza kumufasha inspector nayinjireyo 내밖에 없는데. 새로 뽑았습니다. hari undi muntu nahaye akazi muri buze kumfasha mu kazi ninde yahaye akazi 그거는 아주 딱 맞는. uwo muntu nahaye akazi ni umukobwa araza kudufasha kugira ngo kino kigo cy'abakobwa tukinjiremo mbega abanyeshuri bashyire ku murongo urumva umugabo kujya mu kigo cy'abakobwa gusa abana kugira ngo uzabashyire ku murongo byagorana ese biba ngombwa ko ngashakira akazi umukobwa uzabafasha muri rino perereza bajemo rigaragaza ko uriya mwarimu yabeshyiwe 교생 실습 오신 임한님 선생님 uyu ni imunarim abana bari gusakuza abana bibwire 안녕하세요. muraho 입니다. banyita imuhanirimu nigisha imibare 여러분이 imyitwarire yanjye ahanini iterwa n'ukuntu namwe mwitwaye 악마도 될 수. nshobora kuba sekibi cyangwa nkaba marayika bitewe n'uburyo mwanyitwayeho nta n'ushaka kumwumva 출석 부를게요. reka hamagara amazina y'abaje kwiga ntawe uba ubitayeho urebe abana bibereye mu byabo 여러분 이번에 수원여고에서 교복 모델 뽑는데요. 저희 학교 교복 hari aharurira ivu hari aharurira ivu avugana n'abafana be 비대칭이에요. 제가 맨날 이렇게 왼쪽으로만 찍어서 그렇지. reka mbere ku ruhande rwanjye rw'ibumoso umwarimu aramureba ni umwarimu mushya wigisha imibare uyu aramwongorera shyushyushyu 쌤! mada 교생쌤! 네? 무슨 일입니까? ni ibiki 쌤 남친 있어요? ugira sherira tangira guserereza umwarimu yiga ko imana yanjye ni umwarimu mushya ngo w'imibare oya nta sheri ngira 쌤 진짜 예쁜데 kubera icyo udafite sheri se kandi uri mwiza 완전 잘 됐어요 cyangwa isura yawe barayibaze wari ushaje ariko isura yawe irasa neza 잘 됐는지 볼게 비포도 보여주시 watweretse ifoto yawe ya kera bataragubaga mu isura ukisa nk'umukecuru tukareba wenda natwereka ifoto ya mbere bataramubaga ngo yongere ubwiza ntabwo yagiraga bari kumuserereza n'abana umugore avuye ngo ni umugore wigisha imibare ava yasatira bari kumubaza natwereka ifoto ku bitanu we 성형했습니다. nibyo koko naribagishije ku bwiza ariko ahanini ntabwo nabagishije isura nabagishije amabere kubera ko nkunda gutera ibipfunsi nagira ngo ngire amabere mato atazajya ahagarika 이 반에 ibipfunsi byanjye 딱히 축소가 필요한 학생은 없어. ariko bisa nkaho muri iri shuri ryanyu mwe nta muntu ukeneye kwibagisha 저럽니다. hari ikindi kibazo ushaka kumbaza 이런 식으로 uyu ni umusazi noneho bazanye 수업 다시 시작할게요. 수업 시작하기 전에 휴대폰 reka twige mbere ko twiga 해야 할 것 같습니다. buri munyeshuri wese name telefone ye turashize 휴대폰
mwese mume telefone zanyu. Umwarimu uje natangiye kwaka abana telefone mu bintu bya mbere byatumye uriya mwarimu bamugezeyo bakavuga ngo yakase imisatsi y'umwana nuko yari yatse icyamamare telefone. None uje baravuga ngo buri munyeshuri wese name telefone ye. Ntago bibaho muri iki kigo. Bisobanuye iki? 유행어예요? 저 유행어 잘 모르는 거 아시잖아요. 그래서 릴스도 한예리 학생 Haniyeri 폰 제출한 nereza telefone yawe nona. Ahereye ku mwana utakinishwa. 방송 Umva ndi live muri kano kanya. 중에서 못 들으셨나 보다. 이거 Menya hari utarumvishe ko n'umuyobozi w'ikigo directeur yamaye uburenganzira bwo gukoresha telefone mu gihe ndi mu ishuri. Uyu mwana yaravuze ngo kugira ngo adafungisha n'umwarimu bari imbere bamuha uburenganzira bw'ikintu cyose akeneye ubanza. 친 건데. Je bamaye uruhushya. 마지막입니다. Iyi ni inshuro ya nyuma. 핸드폰 Nsubiyemo. 제출합니다. Nereza telefone yawe washyanuwe. Turashize uyu mwarimu jera. 선생님이 제 Wabibwiye abafana banjye se bibibwirire bari kukureba nyine bakubone mbakwangisha. Mwereka abafana be. Urakora iki? Abarezi ababyeyi b'iyi minsi bose batinya abafana bo ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu buri muyobozi wumva uvuga uyobora ibigo by'amashuri ngo kuri Twitter bankize kuri Twitter. Sinzi ubwo bano buba baterera kuri Twitter uko biba bimeze. Telefone ayikubita umugerera abafana bareba. We ukora uje nicinze telefone yayimenesheje umugeri. Telefone arayimereye. Turashize. 저 지금 뭐 uri umusazi urakora ibiki? 건 이반 학생들이 ahubwo abanyeshuri nibo basazi. 생각했던 것보다 더 iri shuri uzi ko ririmo abasazi kurusha uko nabitekerezaga. 머리 위에 있으려는 것들 aba bana gute biyumvisha ko bari hejuru y'abarimu? 선생을 공기놀이 대상으로 mwa abana mwe mufata abarimu banyu nk'ari ibikinisho. 보다 구경거리로 만드는 abana baseka bakamwaza abarimu babo. 이런 것들을 교권 침해로 guhera uyu munsi umuntu uzongera kumenyera umwarimu we tuzabifata nk'aho mubangamiye uburenganzira bw'umwarimu. ubundi hari ukuntu twishyizemo ko mu bigo by'amashuri hahora havugwa ngo uburenganzira bw'umwana, uburenganzira bw'umunyeshuri, uburenganzira bw'umwana. Ibyana bikagenda bikibagirwa ko na mwarimu agira uburenganzira bwe n'umuntu mukuru agira uburenganzira bwe. uyu rero nicyo ari kubigisha. guhera uyu munsi muraza kumenya ko habaho uburenganzira bw'abarimu kandi mubwangiza mwabana mwe. 도전은 언제나 응하겠지만 je nkunda guhangana 각오해야 할 거. ariko ushaka guhangana nanjye yitegura igihano. 너무 turashize. 하는 거 아니에요? wibura n'uri gukabyara. reka nongere mbibwire neza menye mutamenye. banyita Imuhani Rimu. ndi inspector wa ERPB. korera minisiteri y'uburezi. guhera muri kano kanya nzahana buri mwana wese urenga ku mategeko n'amategeko n'ibintu byose byashyizweho n'amabwiriza y'ikigo muri Soyuni Girls High School. kandi ikibazo muzateza nzakirimbura amereye mu mizi. niyo mpamvu intambwe ya mbere yo gukemura ikibazo cy'ubusazi bwanyu mume telefone zanyu. mume telefone zanyu vuba. turashize. telefone zose abana bahise bazimuha umugore uje ni umurakari n'umusazi kandi ni nabo bazizaniye. umva shyiramo hano telefone yawe. wubatse telefone we ni icyamamare nzakugezayo. abandi bambwiraga nabi gato nkabagezayo nkanswe weho n'abamubwiye neza yabagejejeyo kugeza aho baniyahuye. abana bafite abafollowers benshi bananirwa kuba managinga. nizere ko mutanze telefone za nyazo mudatanze iz'ibicupuri zo gushukisha abarimu. nimba uzi ko ari telefone ugisigaranye ngiye kubara gatatu uhita uyizana hano. urebe 1 2 3 ku kanya ubuduha bujyaho mu kigo cy'amashuri. ubuduha bujyaho urabanza bumena amatwi. abana abari basigaranye telefone zabo zirasona. kumbe bari bamuye telefone zitari za nyazo basigaranye za nyazo. bahise bashyiraho ubuduha butuma izo telefone bigaragara aho ziri. minisiteri y'uburezi niyo yaje hano izo telefone bazipakire. minisiteri y'uburezi yisiza mu kigo bano bana barikanga bahita baza bamanika amateleviziyo muri filime. ikigo cy'abakobwa. banyeshuri mutwumve itangazo rigiye gutanga ryoherejwe n'ishami rya ERPB rya minisiteri y'uburezi. icyambere iki kigo cy'amashuri bita ngo ni Suyoni muri kano kanya gishyizwe mu biganza by'icyitwa ERPB nibo bakiyoboye. tubaza kwesitara izindi kamera zabo. icya kabiri ubuyobozi bwa ERPB bakoresha metode yose ishoboka mu rwego rwo kugira ngo bigishe umwana
niba handi nyine babemerewe kuba yagukubita nk'urushyi kugira ngo ubashe gutega amatwi, kuba yagucira mu maso kugira ngo ubashe gutega amatwi, mbega na za systeme twakuriyemo twigiyemo z'inkoni nka 50 bo barazemerewe kuba bazikoresha. Muri iyi minsi ya none ntago zikibaho. ERPB irabyemerewe. icya gatatu, agomba guhora iteka mukurikiza amabwiriza ya inspecteur. icya kane, ikintu cyo gusuzugura abayobozi, ibyo ngibyo ni ibihano bikomeye cyane bizaba bigutegereje. mbega umwarimu agomba kubahwa cyane. wahise yinjira. 교권보호국에서 나왔습니다. nanjye noherejwe na ERPB. bana barikanze ibintu birahindutse, ikigo kigiye kujya ku murongo. 명령불복종시. akantu ko gusuzugura abagukuriye mwakumvishe 들었지? karabateza ibibazo. 운동장으로. mwese mbabone mu kibuga nonaha. mu kibuga 종에 적으시면 됩니다. 하지도 않은 일에 무고를 당해 mwese nabahaye amafomu mugiye kuyuzuzaho igihe waba waragiye ubeshyerwa n'umunyeshuri. nimba uzi ko ari ikintu umunyeshuri igeze kukubeshyera, umunyeshuri igeze kukurega kandi uzi ko utagikoze, byose mubyandikaho. tuje mu iperereza. 왕따를 당하고 있다. nimba umunyeshuri yarigeze akora imyuzuro akagutera ubwoba, ubyandike. 형, nimba wabuze umwarimu mugenzi we cyangwa uwo mukora n'uhohoterwa n'abanyeshuri, mubyandike. uri kumva ahantu ariko isi iri kugenda igana, kubera abana bagiye bahabwa uburenganzira bwinshi, kandi bino bitangirira muri bino bihugu byateye imbere nimubibona mu mafilime gutya, ariko usanga hari ibihugu bitaratera imbere nk'ibyo muri Afurika, nabyo ubona ko ariyo nzira biri kuganamo. umwana ahabwa uburenganzira, umwana ntakubitwa inkoni, umwana yubahwe, uburenganzira bw'umwana, umwana akagenda akibagirwa akagira ngo ni wenyine ugira uburenganzira. mu myaka nk'icumi iri imbere 20, abarimu baba basigaye batinya abana, avuga ati umwana ninamureba nabi gato baranyirukana mu kazi cyangwa mfungwe. umwana icyo gihe aragenda agakora ibyo ashaka, ku buryo bigezaho noneho minisiteri isigaye iza gukora iperereza ivuga ngo umwarimu waba warahohotewe n'umunyeshuri, umunyeshuri waba waranyuzuye umwarimu, byose mu byandike dukora iperereza. aho niho isi iri kugana. 아이들이 무서워서 gute mutinya abana bato? 어쩔 수 없이 ahari wenda reka mbyihanganire, mushobora kuba n'ayandi mahitamo mufite, 뭐든 좋습니다. ariko icyo ari cyo cyose 말씀해 주시죠. mukitubwire icyo mwakorewe n'abanyeshuri muri sare y'abarimu. 하시는 거는 교권국의 전권을 넘기겠다라는 뜻으로 guceceka kwanyu ngiye kubifata nk'aho muduhaye kontrole nka ERPB kugira ngo iki kigo tukiyobore neza. umva ishuri ryacu nta kibazo rifite. 무서워하면 uwo ni umuyobozi w'ikigo directeur uri kuvuga ayo magambo ngo ishuri ryacu nta kibazo rifite, tumeze neza, imihigo irakomeje. abantu bakuru mu gihe batinya abana, isi yaba igiye kurimbuka burundu. 선생님은 더 하지 않을까요, 선생님들? ese ntabwo mutekereza ko ari bibi cyane no kuba abarimu batinya abanyeshuri? 고민하지 마시고요. ntimutekereze ibintu byinshi, 그런 거 아니니까요. ni ibintu byoroshye. 언제든 뭐 생각나는 거 있으시면 적으셔서 mbahaye umwanya nunabitekereza nyuma uze kumbwira, ubwire mwarimu inhan cyangwa njye. bano barebye hanze ba banyeshuri bari barigize nabi ngo nabasireye queen, umwarimu yabaryamishije mu bitaka ari kubakoresha siporo. 좋겠네요. 예. urebe barumiwe.